Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi ba God's Kingdom TV nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku nyigisho zimwe na zimwe. Birashoboka ko uri umukristo cyangwa se ukabona akunda iby'ivugabutumwa, ukaba wibaza icyo biza gufasha. Ndagira ngo muri aka kanya mbanze nkino akavido gatoya Sege maze iminsi mvugaho. Ni umwe mu avuga ko yahoze ari umupasiteri aza guhinduka ajya muri Islamu, bakaba bashinzwe ibyitwa dawa cyangwa se ivugabutumwa ku rwego rw'igihugu muri RMC. Akora ibiteraniro by'ivugabutumwa byinshi cyane kandi ibinyoma byarabikoresha ahindura abantu. Reka ntange nkore akavido gatoya hano, ngira ngo nawe uza gukurikiraho utega amatwi. Mu Isilamu reka unamwangire kandi ngo abaduhamagarire yewe masikia ukweli wale wese wabonye ukuri anataka kuwa Muislamu akaza nataka kuwa Muislamu masikia ukweli ukuri nataka kuwa Muislamu kuwa Muislamu kutukaza abaraga hato unataka kuwa Muislamu kuwa Muislamu cyangwa umugabo yawe umugore tuguha ikaze unataka kuwa Muislamu kuwa Muislamu haguruka usikie nisani ugera gukora bose wabonye ukuri unataka kuwa Muislamu cyangwa ushaka kuba Muislamu. Wowe unteze amatwi ngira ngo ahantu igiterane kimwe cyari cyabaye, nshobora gufata ikindi cya kabiri. Iki cyabereye mu Biryogo. Ngira ngo nabonyemo ko aha tugiye murabona ko ni Shehe Sindayigaya ariwe mufite w'u Rwanda uyu munsi. Ushobora gusanga bavuga cyangwa umuco w'abangaba utarongora abangaba ugasanga barabarongora. Reka nkomeze njye kuri Sege. Naho iki ni igiterane rero hari igihe twicara tukivugira neza yuko basenga gute. aha murabona ko inyigisho ya mbere iba yibanze cyane ku buryo abantu ngo basenga bubamye. Sinzi icyo bifasha, babwira abantu ko Yesu ngo ariko yasengaga na Aburahamu n'abandi, ariko turabizi neza ko hari igihe Yesu yasengaga ahagaze. Ibyo gusenga upfukamye cyangwa ugize gute ntacyo bifasha. icyo Imana yitaho ni umutima umenetse. Zaburi yaratubwiye ngo umutima umenetse ushenjaguwe ntabwo Imana izawusuzugura. So ibi nta mumaro munini bifite, ariko ibi ngibi iyo bagiye gusoma akavuga ngo yasengaga ate yagira gate, bahita batwara abantu gutyo mu buyobe, nuko bakabatwara batyo. Reka twumve hano. Aha murumva ko ni nkaho abari match barimo kogeza. So ubyitegereje ni byiza ko dukora ivugabutumwa rivuguruza ibi binyoma, kuko birimo biratwara abantu benshi cyane batazi icyo ibyanditswe bivuga, bakagenda muri ubwo buyobe. Mu by'ukuri nta nicyo biza kubafasha. Ngira ngo hano hari ahantu Sege nabonye anakotinga amagambo muri Bibiliya akayavuga nabi, amagambo mu Baroma igice cya 10, Abaroma igice cya 10 ngira ngo umurongo wa kangahe. Reka nze hano igice cya 10 umurongo wa 10, Abaroma 10 umurongo wa 10 havuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza. Abaroma 10, reka mpashake mpasome, ntabwo ndi bukoreshe search yahariya kugira ngo byihute, reka nkoreshe telefone. Haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ariko aya magambo ayavuga hari andi atarutse kuko hari ayabanziriza.
ngira ngo kanumve hano. mwigire kabisa bakuru basigare hamwe abana basiga umwanya mu bantu bakuru. buri wese azabaga ku giti cye maze guhaguruka ugukuri unasikia roho ya Mwenyezi ikiri Mungu. kiri Imana Yoyote anaona ukweli, buri wese wabonye ukuri abana bagomba gushyira mu sura abana naomba mnisaidie muwatie abana bo bwigiyeho abana barabasiramu sawa sawa, wapange vizuri abana aha murabona ko hari barahamagaraga Imana nuko ntabwo ndi buze kubona ahantu neza bivuga, ariko uwabishaka ngira ngo yazakomeza akabishakisha, uwabishaka yazakomeza akabishakisha. Reka nze hano mu kiganiro tumaze iminsi dukoraho, aha ndagira ngo ngaragaze impamvu dufite inshingano yo kuvuguruza ibinyoma byigishwa n'uyu mugabo, kuko birayobya benshi kandi dufite inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi tukabuvuga uko buri, tukareka gushyiramo ibinyoma kugira ngo tubone abayoboke. Reka tumwumve rero hano icyo yatubikiye kuri uyu munsi. King y'abashwanye nabo bakatolika yari umugatolika niyo yari mu katolika, ariko kwa kundi yari muri bo irimo niyo mpamvu bya bitabo mirongo ingahe byavuyemo. aha Sege yarimo avuga kuri Martin Luther King ubwo yavaga muri Eglise Catholique, avuga ko ngo hari amafuti yabonyemo, kandi muri iki kiganiro Sege we ubwo avuga ko igitabo yemera, Bibiliya yemera ari iy'abakatolike, kubera ko ngo irimo bya bitabo 7 ari byo Luther yahakanye. Kandi aharangije kuvuga yuko Luther yavuyemo kubera amafuti yabonye muri ibyo ngibyo, ariko Sega akavuga ko ibyo bitabo ngo birimo ukuri. So bivuze ko Luther niba yarabonaga ko ari ikibazo, Sega akavuga ko ibyo bitabo ngo ari byo birimo ukuri, bigaragaza ngo umuntu wabisomye yahita aba umuyisilamu. Uribaza kubera iki uyu munsi abakatolika b'uyu munsi bataba abayisilamu ibyo bitabo kandi birimo? Ese ibikubiye muri ibyo bitabo bindi byo bya mwene Siraki n'ibindi, ese tugiye kureba Korowani irabyubahiriza, irabyemera? Niba ibyo bya mwene Siraki biri amagambo arimo ari ay'Imana, Islam irayemera. Reka mfate urugero muri mwene Siraki. Ubushize narababwiye ngo ubundi umwigisha wa Islam nakubwira ikintu uzakora, wowe uzafata inzira ujye gushakisha urebe ko ibyo avuga ari ukuri. Murabona hano dufite mwene Siraki igice cya kangahe cya 3. Reka ngarure inyuma, ariko nshobora no gukora hano ngira ngo duselectinze, ndabona bidakunda. Reka ngarure inyuma hano nigizeyo, njye mu gice cya 4 kuba Islamu ni sura mwene Siraki igice cya 4. Ngaha haravuga ngo mwana wanjye ntukime umukene icyamutunga, kandi ugusabye ntagahore aguhanze amaso. Ntugashavuze ushonje cyangwa ugize, ariko ndashaka kugira ngo mureba uyu niba ari Allah uwavugaga muri mwene Siraki afite umwana. Ubu nacyo kiragaruka kuri cya kibazo twabonye hano muri Korowani mu minsi yashize. Muri Korowani sura ya ndumva ari sura ya kangahe, sura ya 31, sura ya 31 aya ya 16, ngira ngo niho twari twabonye amagambo aho Allah avuga ngo mwana wanjye, bivuze ko afite umwana noneho, kandi Isilamu ntibyemera. Twibuke ko Sega yavuze yuko mu by'ukuri nta magambo y'abantu cyangwa abandi batari Allah ari muri Korowani, ariko murabona hano aravuga ngo mwana wanjye mu by'ukuri niyo nzira, niyo icyiza cyangwa ikibi cyagira, icyiza cyangwa ikibi cyagira uburemere bungana nk'ubwa kanyampeke gato. Murabona ko avuga ngo Allah aravuga ngo mwana wanjye, bivuze ko afite umwana.
mwana wanjye kuri aya 17 bigarutseho. Mwene Siraki naho niko bivuga. Kubera iki rero Islam itemera ko Allah afite umwana? Twarabonye muri Korani ko ibyo ngibyo Allah abyiyama, ndetse umubano we agirana n'abantu gusa nuko abantu ari abagaragu be, they are his slave, ni abacakara be gusa. Ntabwo ibyo kuvuga iyo relationship iba hagati ya Allah n'abantu ngo ari yaba umubyeyi, iyo ni sakirirego, ni icyaha gikabije, ni shirka, ntabwo byemewe. Reka twumve sega. 36 Hari ibitabo birindwi. birindwi Yesu Ntabwo uzasanga mwene Siraki. mwene Siraki ntawe urimo. Nari ihari. Mwene Siraki ari ntagatifu. Iri muri ntagatifu. Kandi iyo bitabo baragabanyije. Harimo Ubuyisilamu. Bakareba yiza. Guys, murumva ko avuze ko ikintu gikenewe mu nyine ikirimo gikomeye muri ibyo bya mwene Siraki kiburamo nuko ngo harimo Ubuyisilamu. Ariko ndibaza byaba ari byose Muhammad yashimangiraga ibiki? Reka dukomeze twumve. Tukubita. Reka tuyivane. Umusome iyo bitabo birindwi. Bakore recherche. Basakishe iyo bitabo birindwi. Bafata umwanya babisome haji. Umuntu arasoma iyo bitabo azaba umuyisilamu. Biriya biri muri ntagatifu. Ibyo biri muri Bibiliya ntagatifu. Si hariya niyo tukuye Imana yata. Uzasoma ngo ibi bitabo azaba umuyisilamu. Ubuse abakatolike bose babaye abayisilamu? Are you sure? Sege, are you sure? Really? Uzasoma ibitabo bya mwene Siraki wese azaba umuyisilamu? Okay, reka ngisome ndebe ko mba umuyisilamu. Aha nyine twahoze tubireba muri sura ya 4 cyangwa se igice cya 4, umutwe wa 4, niko abakatolika bavuga. Haravuga ngo mwana wanjye. Allah agira umwana? Ntacyo. Reka dukomeze dushakishe n'ibindi. Hari amagambo menshi agenda agarukaho, hariya ngo ubuhanga buheshe kuzo, ubwitonzi n'ubutabera, ngibi jya utegereza umwanya uboneye wirinde icyaha, bityo n'ibyo. Reka turebe sura yindi ikurikiyeho ni iyihe. Aya magambo avuga ngo ntuzishingikirize ku umutungo wawe, ntuzibwire ngo mfite ibimpagije. Aya ni amagambo n'ubundi agaruka mu migani, sinzi ko hari n'impamvu yuko agarukamo hano cyane. Iyo redundance ubundi yari ikenewe. Ntabwo kwirinda uburyarya ndabona babigarukaho. Reka dukomeze tuze kureba ubucuti nyakuri. Ntukikuze ushingiye ku bitekerezo byawe, ntukikuze ushingiye ku bitekerezo byawe. Nyir'imvugo nziza gwiza ikivugwaho nuko ibi ari ibitabo by'ubuhanga biri filozofike, nicyo kizwi. Aha murabona ko tugarutsemo hano kwitoza gukunda ubuhanga. Aha n'ubundi ubwo reka tuvuge ko Allah ari urimo kuvuga muri mwene Siraki. Hano arimo aravuga ngo mwana wanjye uzakunda ubumenyi kuva mu buto bwawe. Twarabibonye yuko Allah atemera undi uwibeshya ngo amwiyitirire ko ari umwana we. Allah ntagira umwana, ntabyara, ntabyarwa. Ibyo niko Korani ibivuga. Ntabwo nzi ko hano dushobora gukora search ngo bize kudukundira, ariko hari imirongo twabonye, ndibwira ko uzakurikirana ibiganiro bibanza azabibona. So ahangaha ubu twavuga ko ari Allah urimo kuvuga, afite umuntu yita umwana we. Murabona ko hano bigarukaho ku murongo wa 32 ngo mwana wanjye nubishaka uzihugura kandi nubishyiraho umutima uzagira. Murabona ko ni mwene Siraki sura ya 6 cyangwa se umutwe wa 6 aya umurongo wa 32 twabonye ko mwana wanjye biragaruka, kandi ara ntiyemera kugira uwo yita umwana we. Ubu tugiye mu gice cya 8 cya 7. Murabona ko hano aragaruka ngo ntugasabe uhoraho ngo akugire igikomerezwa. Naha umurongo wa 3 mwana wanjye ntugate imbuto mu mabimba y'akarengane. Dukomeze tuze kureba ibintu mwana wanjye biragarukamo, kandi Allah ntiyemera kugira gute, ntiyemera umubano uwo ari wo wose
n'umwana w'umuntu, utandukanye no kuba umwana w'umuntu ari umucakara, ari umugaragu wa Allah. Ibyo nibyo Allah ashaka. Hanyuma ntabwo byaba byumvikana na gato kuvuga rero yuko mwene Siraki aricyo gitabo cya sawa rwose cyemerera, gituma umuntu ashobora kugira gute, ashobora kuba ashobora kuvuga ko aricyo gitabo cyaba kijyana mu murongo wa Isilamu. Reka dukomeze turebe iki gitabo tugiye kureba. Ntuzishingire ibirenze ubushobozi bwawe, kandi niwishingira ujye wibuka kwishyura. Ntuzaburane n'umucamanza, kuko ibi ni amagambo akomeza. Ntuzahishurire umutima wawe ubonetse wese. Ntugafuhire umugore uguherereye ntugafuhire umugore uguherereye atazakurizaho kukugirira nabi. Ntuzitegeze umugore ubonetse wese, hato atazavaho akunyunyuza imitsi. Aya magambo n'ubundi ugiye mu migani ushobora kuyabonamo. Ntabwo nibwira ko twayabura. Ntabwo nibwira rero ko hari ibintu bikomeye birimo. Ikiriho cyo cy'ingenzi ni uko tugomba kumenya ko kuba Luteri hari ibyo yahakanye, niba yarasanze hari ibiriyo by'amafuti Sega akaba abyemera, bivuze ko nyine ubwo ngubwo icyo yavugaga kindi ari avuga ko ari igitabo aricyo cya sawa. Ntabwo byumvikana rero ko cyaba kikiri sawa, kandi nyine Luteri yaragipinze, kandi Sega nawe akaba yavuze yuko yagipinze kubera ko aribyo yasanze ari iby'amafuti. Iyi turabona ko nanone Imana iravuga ngo mwana wanjye, mwana wanjye. Ahantu Imana irimo kuvuga, dukomeze tuze kureba mwana wanjye, uyu mubano uragenda ugaruka. Tugeze mu gice cya kangahe, cya 11 cyangwa se umutwe wa 11. Tugiye kubireba turaza gusanga ko tugendeye kuri ihame mwana wanjye, ngaha biragarutse kwiringira Imana yonyine. Imana niyo irimo kuvuga ngo mwana wanjye, kandi avuga ko nta mwana agira. Ibi ni igitabo, ubwo niba Sega yemera ko icyo ari cyo cy'ukuri, bivuze ko reka twemere ko aricyo Muhammad yemeye. kubera iki none hanyuranya na mwene Siraki mo hano? Ibi ndumva uwabigenzura, ubisoma akwiriye gukoresha ubwenge bwe. Allah ntabwo ngo ni Imana itabyarwa n'ibyo. Umubano igirana n'umuntu ni uko umuntu ari umugaragu wa Allah akaba ari umwami uganje hejuru iyo ngiyo, udakeneye no kwikoza abantu. Ndetse ibikabije ni uko ngo every third of the night amanuka aje kumva amasengesho y'abamusenga, y'abamuramya. Third of the night. Reka turebe muri Suna, biri Muhammad wabivuze, ntabwo ari njyewe ubihimba. Okay, reka turore. Recite the third of what? Pre-bed Kiyama. Okay. Ni hehe? Allah descends to the lowest heaven. Umva hano ndabona bitinda. Okay. Okay, ndibwira ko ahangaha turi buze kubibonamo ibyo nashakaga. Aha birimo, kugira ngo aha ntabwo birimo. Katurorera muri hangana nyine kubishakisha ukabibona. Inyandiko za Isilamu zirimo ibintu byinshi cyane, ku buryo bisaba gushiruka ubute. Iyo udashirutse ubute ntabwo
ntabwo ubibona, ntabwo ubona ibyo ukeneye. Reka Allah descends, reka dukore search, ari cyo dukora, twandikemo Allah to the lowest heaven, urumva gutyo tubibona. Okay, murabona ko hano iyi ni sahi Muslim 75:8 haravuga ngo Allah waits till when 1/3 of the first part of the night is over. He descends to the lowest heaven and says, is there any supplicator of forgiveness? Is there any penitent? Is there any petitioner? Is there any solicitor? Till it is daybreak. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe nibwo Allah amanuka aje kumva abamusenga abamuramya. Ikindi gihe bigenda bitese, ntabwo aba yumva. Aha murabibona ko nabwo ubu dushobora kwibaza ko tutaba kuri fizo reri. Mu minsi yashize numvishe Sheikh Sindayigaya mufti w'u Rwanda avuga ko Korani ijyana na science. Ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Turabizi kubera ko dufite fizo oreri zimwe, ntabwo amasaha yacu aba ari amwe. Hari igihe usanga tuvuge nk'ubu Uganda babaho imbere yacu h'isaha imwe, bivuze ngo niba turi saa 7 baba bari saa 8. So ugiye kugendera kuri iki ngo buri kimwe cya kangahe cy'ijoro ni ryari. Ariko Muhammad yabivugaga hano avuga hari iwabo, ntabwo yatekerezaga ko isi igira amafizo orere atandukanye. Ku muntu wize siyanse ibi ngibi yagombye kugira gute kubyumva. Ni ibintu byoroshye kuko urabona ngibi, ibi ni Muhammad wabivuze rwose. Abu Hurairah reported Allah's messenger as saying, Allah waits till when 1/3 of the first part of the night is over. Sibyo? 1/3 of the first part of the night is over. He descends to the lowest heaven and says, and supplicate. Reka turebe izindi hadith zibivugaho. Murabona ko hano nabwo kuvuguruzanya kuzamo. When half of the night or 2/3 of it is over, Allah, the blessed and exalted, descends to the lowest heaven and says, is there any beggar so that he be given? Is there any supplicator so that he be answered? Is there any beggar of forgiveness so that he be forgiven? And Allah continues, it's saying till it is daybreak. Ibi murabibona, ibi ni Muhammad yabivuze avuga ko Allah ajya amanuka. Izi zose ni sahih hadith zivuga uburyo Allah amanuka buri joro. Ntekereza ko Allah yabahora mu rugendo kubera yuko dufite amafizo rero atandukanye. Usanga turi ku manywa, abandi bari mu ijoro, tukajya mu ijoro abandi bari ku manywa, ugasanga turi saa 12 za mu gitondo, hari abari saa 6 z'ijoro, abandi bari saa 6 z'amanywa. Urumva rero yuko bitewe naho abayisilamu bari hatandukanye mu bihugu bitandukanye, Allah iki ngiki ntabwo cyaba kigeze gute cyumvikana. Allah ngo ni umwami uganje ku ntebe rwose, iby'abantu ntumubaze ntabyitayeho. Ibi byose murabona ko nibyo bigarukwaho, ni hadisi zibivugaho. Ntabwo dukeneye kubabeshya, tubabwiza ukuri. Okay, Sege ati Martin Luther katwumve. urugero usari bayivana barayivana mwene turaki 50 mwene se yake njyewe ntawe mfitanga nayo ufite uri kumva nayo yigishije abantu uburyo bw'ukwitsenga naje nitwaje nuza ariko akaregareka ntekereje bakora ikibazo. Aha ibyo akeneye ni ukugaragaza ko gusenga kwemewe ari gusenga wubama ngo ugira gute, ariko ibyo ngibyo ntacyo bimaze, ntabwo ari byo bigira umumaro. Reka
bakunzi bacu ne gutinda cyane ngarukiremo hano. Ni byiza ko tumenya ukuri kuzatubatura. Hari ibinyoma byinshi byigishwa, ndetse ubutaha nashatse ka video kugira ngo mbabwire amagambo n'ubundi se gakunda gukoresha abeshya yo mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 10, ariko ntacyo ndaza kugashaka nitonze, hanyuma ubutaha tuzakaganireho dukomeze kureba uburyo aba bantu Satani arimo bakoresha. Satani witwa Allah arabakoresha, bakaza bakabeshya, bagafata amagambo ya Bibiliya bakayahindura uko bashatse, bagamije kwibonera abayoboke gusa. Rero wowe ukurikirana ibiganiro byacu, ndagusaba kugira ngo ukomeze kuduha ibitekerezo byawe ko twarushaho kunoza ibyo dukora. Hanyuma ikindi, kora share, kora subscribe, kora like, kanda kuri like, kubera ko bidufasha muri ubu buryo. Bitewe na politike ya YouTube, uko YouTube channel igira umubare mwinshi w'abakora comment, w'abakora subscribe, w'abakora share, w'abareba amavideo, ibyo byose bituma barushaho kurekomanda ayo mavideo ku bantu benshi, bityo bikaba byadufasha. Kandi dukeneye ko ubutumwa bwiza bwaguka, hatari hano mu Rwanda gusa. Hari abagande bumva ikinyarwanda, hari abarundi bose bumva ikinyarwanda, Tanzania barahari benshi bumva ikinyarwanda, muri Kongo barahari benshi bumva ikinyarwanda. Abo bose rero ni byiza ko bagerwaho n'ubutumwa bwiza, niba ari abizera bakaba bashobora kuyobywa n'izi nyigisho nk'izi, bagiye muri logique ariko nabwo ubona ko batafashe umwanya wo kubitekerezaho. Ni byiza ko tubasova dukoresheje kubereka ikibyanditswe bivuga. Rero ni inshingano yawe, ni inshingano yanjye kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza. Imana ikomeze kubana namwe, ndabakunda, naho ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.